Umugoroba mwiza nshuti bakunzi ba Ishimwe Official, turongeye turabasuhuje, tugarutse muri ya makuru mashya agezweho, ibiri gucaracara hirya no hino kuri social media mu isi hose, tubibutsa gukanda subscribe, like na share. Munyemerere duhere ku bya UN, Ubwongereza, USA, Canada ndetse n'Ububiligi. Ibi ngibi bivuze murabizi nyine hahise uko byagendaga bikurikirana ibihano byafatirwaga u Rwanda, mu nyandiko bandikaga nyine bafatira ibihano u Rwanda, zimwe zategekaga ko u Rwanda rugomba gukura abasirikare barwo bari muri Congo, nyine bari kurwana ngo ku ruhande rwa M23. Ibyo murabizi byavuzwe cyane, twabivuzeho, mbese biracyakomeje. Ariko hari itangazo rigomba guhora risohoka ku ruhande rw'u Rwanda. Aho niho hakomotse ijambo ryo mu Cyongereza rivuga ngo go to hell, mu Kinyarwanda rigasigura ngo jya mu ikuzimu. Iryo jambo rero ni iryavuzwe na nyakubahwa perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame, aho yatangije umuhango wo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Iryo jambo ikindi, iryo jambo ryaturutse kuko nyine bahora bavuga ngo bashinja abayobozi bakuru b'igihugu cy'u Rwanda, bavuga ngo tubahaye imfashanyo ariko turababwira uko mugomba kuzikoresha. N'abakuru b'igihugu cy'u Rwanda bakavuga ngo nta kuntu wantegekera kubaho kandi ari ubuzima bwanjye bwite ngo ni uko ushaka imfashanyo. Perezida w'igihugu rero aravuga ati ibyo ngibyo nibyo nanze, ahubwo abantu bose nyine bajya mu kuzimu kugira ngo uze untegekere mu byanjye, iwanjye no mu buzima bwanjye. Ibyo nibyo Perezida Kagame nyine, niho haturutse nyine iryo jambo ubwo yatangaga speech ari gutangiza muri ibi bihe turimo byo kwibuka abatutsi bazize jenoside muri 1994. Ahangaha nyine Perezida Kagame nibwo yakomeje avuga ati hari abantu banyegereye baza nyine hafi yanjye, barakambwira ngo bakambuza kuvuga ukuri kuriho, mbese ngo banshaka kuntera ubwoba ngo bazanyica ninkomeza kuvuga uburyo nshyigikira u Rwanda, uburyo simbwira abanyagihugu banjye mbereye umuyobozi mukuru, bakomezamo intege mbabwira ko tugomba kwirwanaho cyangwa tutagomba gufatirwa imyanzuro ngo dukangishwe n'ubwoba bw'imfashanyo zabo. Aho ngaho barambwiye bati ngo ni ingenzi gake ngo cyangwa se ngo bazanyice. Akomeza avuga ati ngo barashaka kunyica. Baravuze ati ese ko abo bantu bambwira ngo bashaka kunyica ari njye nabo abicanyi ni bande? Ariko nawe wakwibaza, wowe wumva ururimi rw'Ikinyarwanda ndi gukoresha, wakwibaza uti ese koko niba umuntu avugira uburenganzira bwa muntu undi akangwa na bariya bafite ubukire, bafite amaboko akomeye, bakamubwira ngo aho bizagira barashaka kuzakwica, urumva ari umwicanyi, ari umuntu ushaka kwica umuntu uvugira rubanda nyamwinshi, none avugira igihugu cye, hari n'uwo nguwo uri kumubuza kubivuga. Umubirinde
nta mpamvu nyine atari kuvuga kuri ya Perezida Kagame. Akomeza agira ati njyeweho kugira ngo mbeho ariko nsa nubeshya cyangwa se mba mu buzima bw'ikinyoma, ubwo buzima bwagenda bukarorera n'ibikanyisho byawe byagenda bikarorera, aho kubaho ubuzima bwanjye cyangwa se imipangu yanjye cyangwa ibintu byanjye byose biba bishingiye ku wundi muntu. Ubwo byarutwa nyine gusa ubwo nawe ngenda umuntu wiyobora, ndi umuntu wifatira ibyemezo, gufatirwa ibyemezo n'undi muntu, ibyo ntabwo byashoboka. Birasa naho n'ubundi naba narapfuye, ntabwo naba ndiho rwose. Perezida akomeza agira ati n'ubundi aho kugira mbeho gutyo njyewe napfa ndwana. Nibwo yavuze ati n'ubundi namwe banyarwanda, ese kuki mutapfa mu Rwanda? Uzi gupfa utarwana n'ubundi byose ni urupfu, basi wapfa urwana, njye nzapfa ndwana, niko yavuze. Arakomeza agira ati nta byo gupfa nk'udukoko. Kubera iki ibyo umuntu ariko ujye gupfa nk'agakoko? Ati reka ati abanyafurika mwese ndabibabwira, gute usaba umuntu kubaho? Usaba umuntu kubaho gute? Washize ukizana ko kubaho nyine ari wowe ubyitegekera, undi muntu aragutegekera kubaho kubera iki? Arakugengera ukubaho gute? Abanyafurika mwese n'ibi ngibi mugomba kubyumva, mukabimenya, mukarwanira uburenganzira bwanyu, ubutaka bwanyu, ibihugu byanyu. Arakomeza agira ati aba bantu bari muri UN, aba bantu b'abanyemari bari mu bihugu by'uburengerazuba bw'isi, nibo bakomeza gukandamiza abanyafurika? Ntabwo ibyo bishoboka. Nibwo yakomeje agira ati njyewe kuza nkangisha ngo uzamfatira ibihano, aha nakubwira ngo go to hell. Arongera ati ndongera nti go to hell. Nayo ngibyo ibyo perezida yavuze ejo, bimwe mu byo yavuze ejo, ninavuga ku banzi bari kurwanya u Rwanda ndetse banarwanya Afurika. Reka dukomereze ku nkuru zo muri Congo M23, ku bya M23. Aho ni Igoma ho imirwano yakomeje hafi ya Goma, nyine niho bari kurwana mu nkengero z'umujyi wa Goma. M23 iri kurwana na FDLR, niho bari kurwanira urugamba rwakomeye. Bavuye mu ntuza hano hafi cyane hafi y'ibirunga, ubu bari hano hafi y'umujyi wa Goma, niho bari kurwanira. Bari kurwanira ahitwa Mutaho. Urugamba rwambikanye rwo nyine hamaze iminsi FDLR iri kwikoranya ngige gutera M23. Twanabibabwiyeho ubwo mu minsi mike yishize, twabibabwiyeho tubabwira duti FDLR baje kurwana, ko bari banatanze itangazo ribwira M23 ngo nimanike amaboko. Byatazo nk'iryo M23 yababwiye, nimanike amaboko bajyane intwaro bazibike ahantu aho bababwiye, hanyuma nabo basange bamanitse amaboko ntacyo bari batware. Ariko M23 yarabyanze, none FDLR yongeye kwikoranya iramanuka. Bahereye ruguru barwana ngo bari kurwanira hafi ya Goma, mu nkengero z'umujyi wa Goma. Ibi byabaye nyuma y'uko bafunguye nyine ya banke ya hariya muri Kivu, barayifunguye yatangiye gukora.
Hari andi makuru rero ngira ngo mbasangizeho makeya, tugaruke ku bya Uvira. Kuri Uvira ho hano ku mupaka neza neza uhana imbibi na Kongo n'u Burundi, naho intambara yakomeje, ariko haravugwa amakuru, inkuru itangaje inashekeje ko abasirikare b'u Burundi bari gutsindwa umusubirizo, ngo bageze neza hafi y'u Burundi niho bari kurwanira. Hari akandi gakuru bavuze ngo ingabo zasubiranyemo za FARDC n'iz'u Burundi, zine bimwe bitwa ngo bapfuye, ngo ni inyama hano niho Wazalendo nyine yasubiranyemo n'abarundi cyane cyane. Wazalendo yabajije abarundi iti mbese muramara iki ku butaka bwacu? Wumve ibibazo abarundi bafite batejwe na Kongo. Ahangaha banarwanye cyane bikomeye, nubwo batakoresheje intwaro byeruye, ariko barwanye igipfunsi ku gipfunsi. Baravuga ati umumaro wanyu hano muri Kongo ni uwuhe? Mwaje ku butaka bwacu, ni iki mupfushije? Ni iki mukijije? Ni iki muri kungura hano? Abarundi ubwo nyine nabo babuze icyo bavuga, kuko n'ubundi babakuye Goma, bamanuka Kivu y'Amajyepfo, bageze Uvira, none nta kintu bafata byibuze bavuye ngo ahangaha turahigaruriye, twahakabye, ni ahacu burundu, nk'ingabo nyine zavuye mu Burundi. Rero intambara yabayeho hagati yabo, bashamirana nyine bapfa ibyo ngibyo, ku butaka bwacu bwa Kongo hamwe abarundi murimo murahamara iki? Ibyo ni ibyabaye nyuma y'aho nyine uwitwa Kabombo, intumwa ya Felix Tshisekedi Tshilombo, yageze Uvira ejo, abaganiriza nyine, aganira na FARDC iri gufatanya n'inyeshyamba za Wazalendo zirwanira nyine zifatanyije n'u Burundi, barwanira hafi y'umupaka wa Uvira. Uyu muyobozi nyine yakomeje avuga, ashima ingabo za leta aho zidahwema kwitanga ngo zirebe uko zakigarurira ibice mu bintu yafashe. Arenza ashima n'abaturage ba leta ya Kongo ko badahwema nyine kuzana ubufatanye ngo bafasha FARDC mu kujya nyine mu umutekano ngo ugaruke. Bo babyita nyine ko M23 yagiye ihungabanya umutekano mu burasirazuba bwa